kuvukira mu bwoko bw'abatutsi byatugizeho ingaruka ikomeye cyane, ari nayo mpamvu twisanze tubaye impunzi. Icya mbere, kuba impunzi ni ikintu kibabaje cyane. Kuki twahunze iki? Kuki bisanze bari mu nkambi? Kuki bisanze bari muri Amerika, bari mu Burayi? Abenshi bumva yuko kugira ngo witwe umukongomani ni ukuvuga igiswahili, ni ukuvuga iringara, ni ukuvuga ikiruba. No, ikinyarwanda narwo ni ururimi rwemewe muri Kongo. Ntabwo igihe cyose habaga intambara, hari ubuzima bwiza twaciyemo. ubwo buzima rero numvaga nifuza gusangiza abato, kugira ngo n'abantu niba banatekereza n'ikintu cya reconciliation, cyo kongera kubanisha abantu, bahere kuri ibyo byiza, kuri izo ndangagaciro abasekuruza bacu mu moko atandukanye bwari buhari. Mu buto nibuka nizikanyatsi, kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu karere, birasaba ko abayobozi babigiramo uruhare. Bagomba kubanza kumva ko ikibazo kibareba. Urubyiruko ni twe tugomba gufatanya mbere, tukavuga no for no violence, tukavuga no for discrimination, tukavuga no, ntabwo dukeneye conflict mu karere iwacu, mu gihugu cyacu. Nitutabikora, tugakomeza kuba ibikoresho by'abanyapolitike, tugakomeza kuba ibikoresho by'abayobozi bamwe badukoresha mu nyungu zabo, tuzakomeza tugire ikibazo, tuzakomeza tugire impunzi, tuzakomeza tugume mu bukene. Kuko uyu munsi twahunze, ariko basigaye mu bukene, n'abasigaye abitwa yuko batwirukanye nabo aho bari basigaye mu bukene, basigaye mu ntambara. Nishimiye kuba mutumirwa wanyu Rusheja. Amazina yanjye nitwa Eric Kamanzi, ariko nzwi ku izina rya Reki. Nkaba ndi umu engineer civil, by'umwihariko nkaba ndi humanitarian cyangwa philanthropist, civil engineer. Akaba ari ibintu mazemo igihe, afite kiri hafi y'imyaka 15 nkora mu bikorwa byo gufasha urubyiruko. Nkaba ndi n'umwanditsi, ariho nanditse igitabo Breaking the Boundaries. Breaking Boundaries ni igitabo nanditse ishingiye ku buzima bwanjye nk'umuntu w'umunyekongo, ariko wavukijwe amahirwe yo kuba muri Kongo, akisanga ari impunzi ku myaka ye mikeya cyane, ku myaka 10 nisanze ndi impunzi. Nabaye mu nkambi cyane cyane mu Rwanda, kuriramo kugira aho ndakura n'umupapa. Umunsi ndi umupapa, mbarizwa muri Texas uyu munsi. So nifuje rero gusoma amateka y'ubuzima twaciyemo nk'impunzi, n'ubuzima twaciyemo, amateka y'ubuzima bwa Kongo. Numvaga nifuza kuyasangiza abana banjye, by'umwihariko n'urubyiruko twabanye. Icyo ni kimwe. Ikindi, nifuzaga gusangiza isi ubuzima, impunzi, cyangwa ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka East Africa. Numvaga nkeneye ko aya mahanga tubamo amenya kubera iki ubundi twabaye impunzi. Numvaga nifuza gutanga umusanzu wanjye kugira ngo abantu, especially aba police maker, bamenye ikibazo dufite mu karere n'uburyo batanga umusanzu wabo. Ikindi, muri kino gitabo, ubundi iki gitabo cyanjye kirimo ibice 4. Kirimo amateka y'iwacu muri Kongo, yahoze ari Zaire, amateka y'ubuto, ibyo twabagaho ari igihugu cyiza, tutaragira ibibazo by'umutekano muke. Numvaga nifuza gusangiza abakiri bato cyangwa n'abantu bakuru kumenya ubwo buzima bwo muri Kongo bwari buteye gute. Icyo ni igice cya mbere. Ikindi gice kirimo igice kigaragaza uburyo umutekano muke watangiye kuza, aho intambara zatangiye kuza muri za 90, n'uburyo twajya kwisanga bibaye ngombwa yuko duhunga. Icyo gice rero nacyo kirimo aho twisanze nahunze muri 96. By'umwihariko wenda nababwira abadukurikiye ko navukiye Masisi, muri Nord Kivu, mu gace ka
mu gace ka Nyamitabo. Nyamitabo ni muhira, niho navukiye. 96 rero nisanze tubaye ngombwa ko duhunga. Iki gitabo rero kirimo igice kindi gisobanura ubuzima bwo mu nkambi, ese twabayeho dute mu nkambi. Nkaye nabaye by'umwihariko, wenda dukomeza, nabaye mu nkambi zitandukanye mu Rwanda. Hari abahungiye muri Kenya, abahungiye Uganda, abahungiye mu Burundi. Ubuzima bw'ubuhunzi rero numvaga nifuza gusangiza isi uburyo ubuzima bw'ubuhunzi buba buteye. Nyuma yaho nashyizemo harimo parti igaragaza resilience y'impunzi. Nubwo twari mu nkambi, ntabwo twakubajije lebra cyangwa ngo twumve ko twihebe. Hari ibikorwa twabashije gukora nk'impunzi byo kwigira. Numvaga rero nifuza ko abantu bamenya ko nubwo abantu bari mu buhungiro cyangwa bari mu nkambi, ntabwo umuntu aryama gusa ngo arire birangire, ahubwo tugomba kubaho no guharanira kubaho. So nashyizemo parti rero igaragaza bimwe mu bice bigaragaza uburyo impunzi zishakisha zikabasha kugira ngo zibeho zishakira n'ibisubizo mu buzima bugoye. Ikindi gice kirimo harimo igice kigaragaza uyu munsi ndi muri Amerika, ubuzima bwo muri diaspora. Impunzi ziri muri diaspora ziba zibayeho ziti, ese ubuzima zaciyemo ntabwo bagiraho ingaruka n'aho bari. Numvaga rero nifuza kugaragaza ikindi gice kigaragaza aho ubuzima twagiye ducamo mu nkambi n'ingaruka z'intambara ko rimwe na rimwe zikurikirana n'aho tuba turi mu bihugu bya diaspora. Numvaga rero nifuza ko n'abo tubana nabo muri diaspora bamenye uburyo babana n'impunzi n'uburyo bashobora kuzifata. Muri rero kino gitabo ni igitabo kivuga ku buvugizi bw'impunzi, aho nifuzaga gufasha kugira ngo abantu babone ishusho y'impunzi n'ikibazo kiri mu karere n'uburyo twatanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye mu karere kacu. Kuba impunzi ni ikintu kibabaje cyane, ku buryo nawe byantwaye igihe kugira ngo nemere gusangiza isi ubuzima bwanjye, cyane ko buri muntu aba akeneye privacy y'ubuzima bwiwe. Ariko numvise naravuze ngo iyo urebye generasiyo yacu uyu munsi turi kubona ibibazo biri kuba muri Kenya cyangwa n'ahandi hantu ku isi, generasiyo Gen Z, numvaga imyaka mfite iri mu cyiciro kiri hagati ya generasiyo y'abakuze na generasiyo y'abari kuza. Ndi umupapa, ndubatse. Ese ni uwuhe musanzu ushobora gutanga? Njye nagize amahirwe yo kwiga mu Gifaransa. Nize mu Gifaransa muri primaire, niga mu Gifaransa muri secondaire, ngira n'amahirwe yo kwiga mu Cyongereza. Akazi nagakoraga mu Cyongereza. Nje gusoma nsanga ibitabo byinshi byanditse ku mateka y'iwacu byaranditswe mu Gifaransa. Nasomye ibitabo bitandukanye nk'ibitabo bya Musenyeri Kanyamacumbi, ibitabo bivuga ku mateka ya Jenoside mu Rwanda. Ibyinshi biri mu Gifaransa. Nza kwibaza ku bana bacu bari hano muri Amerika cyangwa generasiyo y'uyu munsi bari gukoresha Icyongereza cyane, ku buryo hari amakuru menshi badafite y'ubuzima bw'abasekuruza bacu baciyemo. Nza kusanga rero naba bridge, naba link ishobora gufasha gufata ayo mateka ari mu ndimi badashobora kumva cyangwa badashobora kwaksesingaho y'ibyo bitabo, nkayishyira nkayabumbira mu gitabo. Nubwo ari summary ni ntoya ya kino gitabo, ariko byibuze gitangira gutera amatsiko abana yo kuba basoma birushijeho bakishakira amateka. Numvaga rero nifuza gutanga umusanzu wanjye wo kuba ikiraro gishobora kurinkinga generasiyo y'abasokuruza, y'ababyeyi bacu n'abasokuruza bacu n'urundi rubyiruko uyu munsi ruri kuvukira muri diaspora, ruri kuvukira ahantu henshi hatandukanye, ruri kuvukira mu nkambi, ku buryo bashobora kugira ayo mateka, ko n'ubundi nabo bazaharanira no kuba baharanira uburenganzira bwabo, yaba ari n'ubwo gutaha, ariko byibuze bafite package ntoyi isobanura who we are, abo turi bo, kuki twahunze iki, kuki bisanze bari mu nkambi, kuki bisanze bari muri Amerika, bari mu Burayi. Numvaga rero ni uwo musanzu numvaga nifuza gutanga wo kuvuga ngo abantu bamenye abo turi. Icyo nifuzaga, niyo mpamvu igitabo cyanjye kirimo ibice bitandukanye, kuko abo nandikiye urubyiruko cyane cyane rw'akarere. Ntabwo nandikiye mvuge ngo ni abakongomani gusa, nandikiye especially
Great Lakes region, nandikira urubyiruko rwa East Africa, nandikira urubyiruko rw'impunzi by'umwihariko, ariko nandikiye policy makers, nandikiye leaders, opinion leaders bo mu karere, abayobozi bacu ba Great Lakes region. Hari message nabandikiye, nandikiye abanyamiryango civil society organization, hari message iri specific kuri bo, nandikiye politician, nandikiye na private sector, nagize message bahereza especially mu kudufasha kubona amahoro arambye mu karere. So by'umwihariko rero ku rubyiruko hari message hari chapitre ziri specific ku rubyiruko, cyane cyane b'urubyiruko rw'impunzi. Hari amateka nanditse y'ubuto muri Congo, ubuzima twabagamo bwari bumeze bute. Ni chapitre ndarikira buri mwana byibuze utaragize amahirwe yo kuba muri Congo. Hari abana benshi bavukiye mu nkambi, ntabwo rero mpereye kuri barumuna banjye, hari benshi bavukiye mu nkambi, hari abana banjye batagize amahirwe yo kugera muri Congo. So numvaga nshaka kubasangiza amateka y'ubuto y'ubuzima twabagamo muri Congo, aho wasangaga turya ibyo kurya bitafumbiwe, aho twajyaga mu misozi muri ya mirambi ya Masisi. Numvaga nshaka kwibutsa abantu n'abakuze nabo bongere babisome, bongere babyibuke. Kino gitabo kiri mu Cyongereza ariko ndateganya kugishyira mu ndimi zitandukanye. Numvaga nifuza kwibutsa, hari ukuntu abantu benshi bumva ko iyo bumvise Congo bumva ari igihugu cy'ibibi gusa. No, hari souvenir twibuka Congo yacu, Masisi, Rucuro, Nord Kivu, abari Sud Kivu, za Minembwe. Hari souvenir nziza tuhafite ku buryo tutagomba no kuhibagirwa. Hari Edeni yacu twavukijwe, ariko numvaga nifuza ko abantu bongera kwibuka iwacu hari hameze gute. Ese twari dufite ibihe byiza byo muri weekend, ni gute twapasenga weekend, byabaga bimeze gute? Nyamitabo habaga hameze gute muri weekend? Habaga ari ahantu heza cyane. Hari imibanire yacu, uburyo twabanaga n'andi moko. Ntabwo byabyutse mu gitondo ngo tuvuge ngo abantu baje kudutera, no. Hari ukuntu twabanaga neza mu gihe cyo guhinga, abantu bakagurizanya. Hari imibereho myiza, Abatutsi n'Abahutu babanaga neza, n'andi moko hari ukuntu twabanaga neza, ugasanga hari ikintu cy'ubumwe. Numvaga rero nifuza ko abantu batumva ko ntabwo twabyutse mu gitondo, ntabwo igihe cyose habaga intambara. Hari ubuzima bwiza twaciyemo. Ubwo buzima rero numvaga nifuza gusangiza abato, kugira ngo n'abantu niba banatekereza n'ikintu cya reconciliation, cyo kongera kubanisha abantu, bahere kuri ibyo byiza, kuri izo ndangagaciro abasekuruza bacu mu moko atandukanye bwari buhari, bwa bumwe buryo abantu bashobora kubuheraho. Icyo ni kimwe numvaga muri chapitre yanjye, muri kino gitabo cyanjye nanditse, nashyizemo urwo ruhare kugira ngo nawe ntange n'umusanzu kugira ngo abana bacu bari kuvukira mu mahanga bamenye iwabo. Nashyizemo n'indi chapitre noneho y'umwihariko igaragaza amateka y'ubukoroni. Ni gute twisanze turi kuvuga Ikinyarwanda. Abenshi bumva yuko kugira ngo witwe Umukongomani ni ukuvuga Igiswahili, ni ukuvuga Iringara, ni ukuvuga Ikiruba. No, Ikinyarwanda narwo ni ururimi rwemewe muri Congo. Nagaragaje uburyo abasekuruza bacu bisanze ari Abakongomani, uburyo iriya mipaka yatugizeho ingaruka, by'umwihariko ku muryango wanjye. Imipaka imaze gucibwa, bamwe bisanze ku ruhande rw'u Rwanda, kiswe u Rwanda. Iyo urebye kuza ku mateka y'Abadage, nibo ubwabo bivugira yuko hari Abanyarwanda ku ruhande rw'Ubuganda, hari Abanyarwanda bisanze ku ruhande rwa Congo, hari Abanyarwanda bisanze kuri iyo parti yiswe Repubulika y'u Rwanda, hari n'abisanze ku ruhande rwa Tanzania. Ibyo byose rero byatugizeho ingaruka. Numvaga rero abantu, isi igomba kumenya why ndi Umukongomani ari kuvuga Ikinyarwanda. Icyo gice rero kirimo icyo gice kigaragaza ni gute twisanze
turi abakongomani ariko bavuga ikinyarwanda. Iyo Yes. pariti rimwe Yes. harimo shapitire nyinshi z'ingenzi, ariko izo nizo z'ingenzi nifuzaga kuvugaho. Indi ya nyuma wenda, nubwo zose ziri ingenzi kuko nacyanditse gifite message iri specific, indi wenda navugaho ku bijyanye n'urubyiruko ni self discovery. Hari ukuntu ubuzima twabayemo bw'impunzi bwatugizeho ingaruka no kwiheba no kuba hopeless. So naho nashatse gusobanura uburyo ubuzima bw'ubuhunzi tugiraho ingaruka cyane cyane nk'urubyiruko, n'uburyo dushobora kubivamo ntituba bihebye ahubwo tukaba hopers kuruta ngo tube hopeless. Numva ari icyo cy'ingenzi, ariko shapitire zose ni ingenzi cyane. Nashishikariza buri muntu wese kukigura, kiraboneka kuri Amazon, wanditsemo Breaking Boundaries Eric Kamanzi, igitabo urakibona, kirimo kitanahenze cyane, cyagera ku bantu bari bose. Ikindi wenda navugaho kuri kino gitabo, ni igitabo cyakunzwe kikaba bestseller, cyabaye #1 bestseller muri Amerika, muri Canada, muri UK. So it's international bestseller book. Nashishikariza buri muntu wese kuba yakigira. Mu buto nibuka nizi Kanyatsi, twagira ibihe byiza, abarimu banjye baba ubwoko bwose butandukanye, abana twiganye Kanyatsi. Kanyatsi ni ikigo cyiza cyatumye ndi uyu munsi. Njyewe nakuriye mu itorero ry'Abadventiste, twagiraga ibihe byiza Saturday. Ku isabato twagiraga ibihe byiza, ku buryo twagendaga tukajya gusenga. Iyo twavuga gusenga, nimugoroba twajyaga mu mirima ya Nyamitabo, mu misozi ya Nyamitabo, habaga hari imbuto. Hano kubona imbuto zimejeje muri Amerika cyangwa mu Rwanda ukabona ishyamba hari imbuto, tugenda mugasoroma imbuhu, tugasoroma ibyufe, tugasoroma amatunda, imbuto zitandukanye z'ubwoko bwose, tugenda tugasoroma turi abana benshi. Byabaga ari ibihe bidasanzwe biryoshye cyane. Ikindi kintu njya nibuka kuri uwo munsi, ari naho mvuga iki gitabo cyashingiye kuri, no mu bikorwa byanjye byinshi byashingiye ku mubyeyi wanjye papa Arusine. Ku isabato iyo twabyukaga mu gitondo, abana bose bo mu rusisiro bazaga mu rugo baje gufata ituro, kwa papa. Ku buryo rero iyo image n'uyu munsi njya nyibuka, mbona abana baje ku isabato bakaza gufata ituro bakajya gusenga. Abana bose bo mu rusisiro, ni ibintu bizwi. Ubajije umuntu ugiye Nyamitabo uyu munsi ukababaza Rusine yari muntu ki, bakubwira uwo yari. Iyo shusho rero n'uyu munsi ndacyayizirikana, by'ibihe byiza nagiriye Nyamitabo n'uburyo twabanaga n'abandi bantu neza. Njye nakuze mbona papa umbyara afasha abana bose batandukanye mu rusisiro rw'Inyamitabo, aho nakuriye, cyane cyane muri village ya Rugaragara. Nakuze mbona abana bose bagera mu rugo abafasha, yaba ari isabato. Ari ikindi gikomeye, papa yabanjeho kubaho umwarimu, nyuma ageraho aza kwikorera, yari umutayeri uzwi i Nyamitabo. Igisekeje muri byo, mu byo yadutozaga kwigira, icyo bita self reliance. Mu buryo yadutozaga, igisekeje kindi, abana bose bo mu rusisiro yabadoderaga ku buntu. Ushobora kwibaza se kuki yabadoderaga ku buntu? Ntabwo yaba amoko yose, twari duturanye n'Abahutu n'Abahunde aho ngaho i Nyamitabo, bose yabadoderaga ku buntu. Ariko ntabwo yabadoderaga ku buntu asaca, ahubwo ntabwo yabatumaga, yababwiraga ngo mugende mujye kubwira abamama banyu babaha amafaranga, no, yarababwiraga ati yabaherezaga uturimo tworoshye dushingiye ku myaka bafite, noneho akabadodera. Nk'uko nari ndi kukubwira, gusangiza amateka ya weekend yacu ukuntu yabaga iteye, habaga hari fruit, hari imboga zimejeje. Twagiraga ibikorwa twitaga travail manuel muri primaire cyangwa na secondaire, aho wasangaga abarimu baradutumaga ati mugende muzane imbingo, mugende muzane ibirere, muzane cyangwa imirimo y'amaboko, mbese bakaba badutuma ibikoresho mu rugo tukabijyana ku ishuri. Nawe rero ni gutyo yabikoraga, nk'umuntu wari warabayeho umwarimu, yabikoraga agatuma umwana akamubwira okay, akareba imyaka ufite, akabwira genda. Ntiyatinya kuba yababwira ati genda noneho uzane
imboga, yashoboraga kuba yajya kuzana imbuto, yashoboraga kumubwira ati urazana ibirere, yashoboraga kumubwira urazana imbingo, urazana utuntu mbese tujyaniranye eh, n'ubushobozi bw'uwo mwana, noneho akabizana. Wasangaga mu rugo rero habaga hari ibyo bintu byinshi, izo mbingo bitandukanye byazanywe n'abandi bantu. So ariko muri uko kudutoza, iyo babaga babidutumye ku ishuri, ntabwo nabaga nagenda ngo mfate kuri bya bindi byazanywe n'abana. Nawe yarakubwira ati oke, genda nawe ujye kuzana ibyawe. Noneho niba ku ishuri babidutumye, nawe nkagenda nkajya kubica mu murima cyangwa nkajya mu ishyamba, nawe nkajya kubyicira, akaba aribyo njyana ku ishuri. Icyo kintu rero maze kuba mukuru, muri icyo gihe iyo yabimbwiraga narababaraga, rimwe na rimwe mama nawe akarakara, akagireka kumvunira umwana. Cyangwa nanjye ku myaka 10 nari nzi kwidodera ipantaro, nari nzi kwidodera buri kimwe cyose by'ibanze, nari nzi gufata igitambara from scratch, idodera agakabutura nkagakata. Kubera iki? Yafataga umwanya akanyigisha. Muri wa mwanya aho kugira ngo abinkorere, yamporezaga imashini, akamubwira okay, iyi mashini nawe wabyikorera. Rimwe na rimwe mfite inkovu hano ku rutoki kuko nigeze gufata rimwe mfata imashini nshyiramo urutoki ndadoda ndidoda. Rimwe na rimwe mama akababara, ariko we yabikoraga afite impamvu, cyane cyane ko wenda niba yaratekereza yari yuko umuntu azamarana nawe igihe gitoya, ariko ibyo bintu byaramfashije. Mu kintu rero maze kuba mukuru nakomeje mbitekerezaho. Ndi mutoya ntabwo nigeze mbiha agaciro, maze kuba mukuru nibwo natangiye kubiha agaciro umwana. Ariko nabonaga iwacu haza abana batandukanye, nabonaga afasha abantu batandukanye, kuki njyewe mu bushobozi buke naba mfite ashobora kubufashisha abana. Niho rero natangiye ibikorwa bya Humanitarian ndi mu nkambi, kuko namenye ubwenge nisanga ndi mu nkambi. Kuvukira mu muryango w'Abatutsi, iyo urebye mu gitabo cyanjye hari chapitre ari chapitre yitwa self discovery. Ni chapitre ni chapitre ya 18 ku bazabasha kugisoma. Kuvukira mu bwoko bw'Abatutsi tugizeho ingaruka ikomeye cyane, ari nayo mpamvu twisanze tubaye impunzi. Narindi gusobanura muri iki gitabo cyanjye, hari chapitre nanditse by'umwihariko yitwa lesson self discovery. Nanjye ubwanjye nibazaga, aho nibajije ubundi kuki navukiye mu bwoko bw'Abatutsi, kuki abantu ese baduhora iki, nibazaga byatugizeho ingaruka ku buryo uyu munsi ndi imfubyi. Umubyeyi wanjye nubwo twavuye muri Congo tukagira umugisha tugahunga, ariko twaje kwisanga abantu n'ubundi batwirukanye muri Congo badukurikirana no mu nkambi, ku buryo baje kumwicira mu nkambi ya Mudende, natwe baradutera, baramukomeretsa. Byatugizeho ingaruka rero kugeza n'uyu munsi. Uyu munsi nta mubyeyi mfite kubera yuko bamuhoye gusa kuko ari Umututsi. Byatugizeho ingaruka rero n'uyu munsi hari n'abantu bavandimwe bacu barakicwa muri Congo, nta mutekano uhari. Ni ikibazo gikomeye kandi isi igomba guhagurukira, especially ndavuga abayobozi ndetse n'abantu bose ku isi bagomba guhagurukira kugira ngo turebe ko umutekano wagaruka mu karere. Ubundi ikitakwishe hari igihe kigufasha kuba undi muntu. Ubwo buzima bwose twaciyemo nk'impunzi, ari naho nshishikarizana n'urundi rubyiruko. Kino gitabo ncyandika gitangira nigeze kucyita, nashatse kucyita bad card, cyangwa kuba impunzi bitugiraho ingaruka zitandukanye. So nigeze gusoma igitabo kimwe cy'umubyeyi, aho umubyeyi abyara abana babiri bagakurana, umwe akavamo bad boy cyangwa good boy. So nashatse kuba good boy kurusha uko ubuzima bwadutwaye bumpindura undi muntu mubi kurushaho. Nafashe rero njye nahisemo gufata amateka twaciyemo mabi, umuntu akayabyaza ikindi cyiza, ariho gutangira gutekereza mu buryo buri positive kuruta kureba
mu buryo buri negative. Mm. So ni nahereye rero ku buzima umubyeyi wanjye yantoje ya self reliance, kwigira mu buzima bugoye, gukontinga icyo ufite, kubara icyo ufite kurusha icyo udafite. Icyo rero ufite ukakibyaza umusaruro, by'umwihariko ariko of course habayemo intervention y'Imana, niko nabivuga, ikoresha abagira neza, harimo n'imiryango mpuzamahanga, harimo n'ibihugu twahungiyemo, biradufasha. Ariko ayo mahirwe baduhaye natwe tuyabyaza umusaruro. Nagize amahirwe yo kwiga niga primaire mu nkambi niho nakomereje primaire, nkasoreza ngira amahirwe mfashwa n'umuryango nshimira cyane JRS, Jesuit Refugee Service, idufasha kwiga segonderi, dufashijwemo n'abantu batandukanye, banibuka ababikira, ba Nyirakabuga, ababikira ba Perpeti, ba Pere Desire, abo bose babigizemo uruhare kugira ngo turangize segonderi. Nshimira ahantu nize segonderi Kabgayi bagize uruhare, Frere Gahima Gaspard diregiteri wanjye yambaye hafi cyane. Ndashimira kaminuza nize muri kaminuza nziza mu gihugu cy'u Rwanda KIST, aho ari KIST. Abo bose bagize uruhare kugira ngo mbe ndi uyu munsi. Nshimira na leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare kugira ngo mbe uyu munsi. So hari haseri n'abandi n'umuryango mvukamo, umuryango Mwumva Neza wagize uruhare rukomeye kugira ngo mbe uwo munsi ndimo, uyu munsi wundi n'urubyiruko twafatanyaga mu nkambi. Abo bose ndi uyu munsi, kuba ndi enjeniyeri, kuba mfite umuryango, abo bose babigizemo uruhare kugira ngo mbe uwo ndi we uyu munsi. Ariko nanjye nabigizemo uruhare rwo kwemera kwakira amahirwe mpawe nkayabyaza umusaruro no kuba positive. N'uyu munsi ndi positive. Nk'uko nabivuze, mu kwiga turi mu nkambi, twakomeje tureba. Ndangije segonderi nakomeje kuvuga nti umusanzu wanjye ni uwuhe. Umwe mu musanzu numvaga natanze niga muri segonderi, nabashije kujoyininga umuryango wa ARG w'imfubyi za jenoside. So mu kubana nabo hari byinshi nabigiyeho, hari byinshi banyigiyeho. Icya mbere nabigiyeho, nize yuko ndi umunyamahirwe, kuko nabanye n'abana badafite se, badafite nyina, badafite nyina wabo cyangwa ngo bagere na barumuna babo. So ngewe rero nubwo twagize ibyago umudende byo kubura papa, ariko byibuze nagize umugisha wo gusigarana na barumuna banjye na mama, nubwo nawe bari bamurashe, ariko byibuze naramusigaranye. Byatumye rero ntangira gutekereza yuko ndi umunyamahirwe, ndi umuntu uhiriwe kurusha uko ndi umunyabibazo. Muri uko kumva yuko ndi blessed person, natangiye gutekereza ni ushobora gufasha abandi. So mu byo rero nabashije gufashisha abandi, hari abo bana ab'imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi, ariko by'umwihariko mu nkambi natangiye gutekereza ni iki dushobora gufasha cyane cyane kugira ngo dufashe urubyiruko rwacu kwigira mu nkambi. Kwigira rero utarize biragoye. Twatangiye rero gutekereza gute dushobora gupromotinga education. Twafashaga rero, twahuraga nk'abantu bari muri kaminuza, gufasha ko abana benshi nabo bagira access to education, bagatsinda za tronc commun, bakaba batsinda ibizamini bya leta, bakaba bagira amahirwe yo kujya muri kaminuza. Ariko 2009 guhera 2008 twari dufite scholarship, abana bagiraga icyo twitaga buruse yo kwiga hanze y'inkambi, ariko bigera aho bisa n'ibihagaze. Muri iyo rero, muri uwo mujyo niho twageze aho dushinga umuryango, mfatanije na bagenzi banjye nshimira cyane. Dushinga umuryango twise Forum for Congolese Refugee Students. Wari umuryango uhuza urubyiruko rw'impunzi z'abanyekongo. Hari harimo abiga muri kaminuza n'abari bararangije segonderi n'abari bari kwiga segonderi. Dufite intego cyane cyane eshatu. Iya mbere rero yo guhuza urubyiruko kugira ngo tujye duhura twishakire ibisubizo. Iya kabiri yari iyo guteza imbere uburezi. Iya gatatu twagiraga ngo tujye dufatanya kwiga amateka y'iwacu, dukore n'ubuvugizi ku mpunzi zacu. 2009 rero twaje kugira nabyita ibyago, imishinga yafashaga mu burezi ihagaze. Rero twisanga bibaye ngombwa ko dushinga ishuri twakwita yuko
byakoraga mu buryo bwa Canada Libre, tukigisha abana porogaramu y'imyaka 3 nyuma bakajya gukora ikizamini cya leta. Iryo shuri ryitwaga Hope School, ariko ryatangiye abana ubwabo babyita ko ngira yari centre d'encadrement, nyuma abana bo ubwabo bashingiye uko babibona baryise Hope School. Hope School rero yaje gutanga umusaruro ukomeye cyane mu nkambi ya Gihembe, kuko icyo gihe hari inkambi 3 mu Rwanda, hari iya Ngarama, hari n'inkambi ya Kiziba, bose badafite access to education, cyane cyane uhereye uburezi bw'imyaka 12, bari bafite uburezi bw'imyaka 9 gusa. Twebwe rero twatangaga guhera mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6, abana benshi bagiriye n'umugisha, abana basaga hafi 500 bagize amahirwe. Ariko iyo projet niya mentorship bikurikiranye uburyo twagiye dufasha abana batandukanye, byagize umugisha buryo byagize amahirwe ku bana benshi babashije guhindura ubuzima bwabo biciye muri iryo shuri rya Hope School. Ubufatanye bw'impunzi twese, ubufatanye bw'urubyiruko rw'impunzi bari bibumbiye mu muryango Forum. Uyu munsi gihari Hope School yo yarahagaze, ariko turacyafite ibindi bikorwa bitandukanye aho dufasha cyane cyane mu bijyanye na education y'imyuga. Nibyo naje guhinduriramo kariya, ndavuga ngo icyaba cyiza ni ugufasha abana biciye mu burezi bw'imyuga. N'uyu munsi rero ndacyabikora, kandi n'umuryango wacu wa Forum Ami de la Paix iracyahari, turacyakora n'ibindi bikorwa bitandukanye harimo na education no kwigira ahangaha muri Amerika no mu nkambi. Kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu karere, birasaba ko abayobozi babigiramo uruhare. Dufite imiryango nka East Africa, dufite imiryango ya GCR iriya ya Great Lakes Region, dufite African Union. Bagomba kubanza kumva ko ikibazo kibareba. Dufite cyane cyane urubyiruko rw'abanyekongo nabo ubwabo bagomba kumva yuko ikibazo cy'umutekano muke kibareba. Bumve yuko ibisubizo bizava ikantarange. Icyo ni icya mbere, kumva yuko buri muntu wese afite uburenganzira ku gihugu cye. Mu gihe andi moko yumva yuko ubwoko cyane cyane bw'abavuga ikinyarwanda badafite uburenganzira igihugu cyabo, ku butaka bwabo, nta gihe umutekano uzigera uboneka mu karere. Birasaba rero ko abayobozi bita ku mateka y'ukuri, amateka tukamenya uko ibi byabaye. Nibagendera ku marangamutima, hakazamo kubeshyanya, hakazamo ko hari ikibazo cy'ivangura gikomeye kiri mu karere gishingiye ku vangura ry'amoko, nicyo giteje akaga kugeza uyu munsi, aho usanga hari na bamwe mu bayobozi b'ibihugu babyijanditsemo, aho kugira ngo bafashe mu gutanga igisubizo kirambye, ahubwo ugasanga nabo bijanditse mu ivangura ry'amoko. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Mu gihe abayobozi batarumva yuko bagomba gukorera hamwe batabeshyanya, ntabwo tuzabona igisubizo kirambye. Cyane cyane nshishikariza urubyiruko nitwe tugomba gufatanya mbere, tukavuga no for no violence, tukavuga no for discrimination, tukavuga no, ntabwo dukeneye conflict mu karere iwacu mu gihugu cyacu. Nitutabikora tugakomeza kuba ibikoresho by'abanyapolitike, tugakomeza kuba ibikoresho by'abayobozi bamwe badukoresha mu nyungu zabo, tuzakomeza tugire ikibazo, tuzakomeza tugire impunzi, tuzakomeza tugume mu bukene. Kuko uyu munsi twahunze, ariko basigaye mu bukene, n'abasigaye bitwa yuko batwirukanye nabo aho bari basigaye mu bukene, basigaye mu ntambara. Tugomba rero kongera gutekereza, tukitekerezaho, tuvuga ati dukeneye ese ubuzima twaciyemo nibwo dukeneye ko n'abana bacu n'abazabakomokaho aribwo bakomeza. Tukavuga no, dukeneye kubaka sustainable East Africa, dukeneye kubaka Congo ifite umutekano, Congo ifite ibikorwa remezo, dukeneye kubaka Congo ibanye n'ibindi bihugu biri 9 bikikije neza. Ariko birasaba uruhare rwa buri muntu wese, cyane cyane young generation. Nibo mbwira ngo bakeneye kumva yuko bagomba kubaka igihugu, tukanga kuba ibikoresho by'abanyapolitiki, tukanga kuba ibikoresho
by'ivangura mu karere. Kino gitabo nacyanditse, nyandika ntabwo nakiyanditse, ntabwo nifuje kucyandika ngo kigume muri Amerika gusa, ndifuza ko kigera ku rubyiruko rwinshi muri Afurika, kuko ndi umuntu usenga, yavuga ngo muri Bible ngo nibamenye ukuri, ukuri niko kuzaba batuye. So nkeneye ko kino gitabo kigera ku rubyiruko rwinshi rukamenya ukuri rw'ibibera iwacu. Nkeneye ko abantu benshi b'abanyapolitike bamenya, b'abanyapolitike bamwe muri bo bavuga ngo no, ntabwo turi abakongomani, mwebwe muri abanyarwanda muvuga ikinyarwanda. No, turi abanyekongo kandi dufite uburenganzira ku gihugu cyacu cya Kongo. Ariko abantu bagomba kumenya ni gute turi abakongomani, ni gute ayo mateka yose arimo hano muri kino gitabo, kandi mu rurimi bashobora kumva, cyane cyane abari aha ngaha muri Amerika. Ndifuza ko abantu cyane cyane bari muri diaspora bashishikariza kukimenyekanisha. Kino gitabo ni igitabo cyanditswe kugira ngo gikore ubuvugizi, bakeneye kukimenyekanisha, bakagisharinga, kiraboneka kuri Amazon, bakagisharinga. Nifuje ko kino gitabo kigera mu ma library yose ya hano muri school district, kikabageraho, kikagera mu mijyi, mu banyapolitike bari aha ngaha bakakimenya, i Burayi bakakimenya ku buryo kibageraho, kugira ngo bamenye akaga umuryango wacu w'abakongomani, cyane cyane by'umwihariko w'abatutsi, bari guhura nako. Kino gitabo rero ni kimwe kizafasha mu buvugizi, yaba abakora mu miryango, noneho n'imiryango ifasha impunzi bakeneye kumenya bakeneye kumenya root cause y'impunzi, kuki ari impunzi, kuki bisanze bari aha ngaha. Ikindi kino gitabo gishishikariza abantu gufasha impunzi kwigira kuruta kubahereza ibyo kurya gusa, ahubwo bakabigisha kwigira ku buryo cyane cyane babafasha muri empowering education. Hano hari chapitre nagaragajemo aho nakoze amaproje atandukanye, chapitre ivuga kuri from refugee camp to social entrepreneurship, aho natangiye gukora ibikorwa bya entrepreneurship, mfasha urubyiruko cyane cyane kwigira biciye mu myuga. So ndashishikariza cyane cyane kino gitabo gishishikariza civil society organization, amaleta, aho impunzi ziri, kuzifasha cyane cyane biciye mu bumenyi ngiro. Kino gitabo gipromotinga ibintu bijyanye n'ubumenyi ngiro, ku buryo bishobora gufasha impunzi kwigira ntibategereze inkunga zo guhabwa ibyo kurya n'ibindi by'ibanze, ahubwo nabo bakaba bashobora no kubyishakira bibaye ngombwa. Ndashishikariza rero, ni twebwe nk'impunzi cyane cyane b'urubyiruko tugomba kucyamamaza ahantu hatandukanye. Niba utarabashije kwandika icyawe, ushishikariza n'abajene benshi kwandika, ariko iyo uze niba kitaranditswe, aya ni amateka yawe, wagihereza abandi bakamenya amateka yacu. Ikindi cya nyuma nifuza muri kino gitabo ni ikijyanye no kugarura amahoro mu karere. Kino gitabo natanzemo umusanzu cyane cyane urubyiruko rw'akarere, kugira ngo bamenye amateka. Nibamenye amateka, dufatanirize hamwe twese gushaka amahoro, kurusha uko uyu munsi twirirwa duhanganye. Uyu munsi, ejo hari intambara iyi, ejo hari indi, ahubwo twumve yuko amahoro yawe abitse muri mugenzi wawe. Nutamuha amahoro, nawe ntazaguha ayandi. So kino gitabo rero kiri mu musanzu wa peace building, sustainable peace building mu karere. Iki gitabo kiboneka kuri Amazon, kiboneka no kuri Barnes & Noble, ni amasoko ari international aho ushobora kugurira ibitabo. Ariko hagize n'uwagikenera, ashobora no guca no kuri wowe cyangwa kuri Shebuja TV, ukaba wamuhereza link contact yanjye ku buryo wagikenera. Dukeneye mu yindi nkunga ikomeye cyane, ku muntu wese wifuza dutera inkunga. Kino gitabo turifuza kugishyira mu ndimi zitandukanye, mu Kinyarwanda, turifuza kugishyira mu Kinyarwanda ku buryo nawe urubyiruko ruri mu nkambi rutumva Icyongereza bashobora kugisoma, ababyeyi nabo bashobora kugisoma. Ndifuza kugishyira mu Giswahili, ururimi rw'Igiswahili, ku buryo
abantu bari muri East Africa bashobora kugisoma mu Giswahili ndetse no mu Gifaransa. Abantu benshi b'Abanyekongo bacu bakoresha ururimi rw'Igifaransa, ndifuza kurushyira mu Gifaransa. So nkeneye rero kukigura ubu nteye inkunga, ariko guteye n'inkunga guteye inkunga umwanditsi, ariko guteye inkunga no kugira ngo kino gitabo kibe cyabasha gushyirwa mu ndimi zitandukanye, ndetse uretse Icyongereza n'Igifaransa nk'indimi zikoreshwa cyane hano isi, na Spanish nayo ndifuza kuzagishyiramo, ko kizafasha impunzi zose ku rwego rw'isi, ntabwo kireba gusa abo mu karere, nubwo cyane cyane abo muri audience nini nandikiye ni East Africa. So umuntu kukigura ni ukuntera inkunga, ni ugutera inkunga East Africa n'impunzi muri rusange. Uwagikenera wanditse amazina Breaking Boundaries Eric Kamanzi, urakibona kuri Amazon kikakugeraho. Kiri mu bwoko buri colored, kirimo amafoto agaragaza ubwo buzima bwose, uburyo nagishyizemo amafoto kugira ngo umuntu yibonere mu by'ukuri n'amaso n'ubwo buzima bwose twagiye ducamo. Ikindi wenda nsoza, kugura kino gitabo uba uteye inkunga ibikorwa byanjye bya humanitarian, aho mfite umuryango udaharanira inyungu, non-profit organization yitwa Engineers for Humanities. Iyo Engineers for Humanity ni umuryango nashinze nk'umu-engineer. Naratekereza ngo kuba engineer ntibihagije, ahubwo gutanga umusanzu mu gufasha. Dukora kuri projet ebyiri z'ingenzi, aho dupromotinga education y'impunzi mu nkambi, ndetse na hano muri Amerika dufasha urubyiruko tubashishikariza kwiga. Dukora porogaramu ya mentorship aho mu nkambi, bishingiye ku buzima naciyemo, kuri experience ya Hope School, kuri experience aho mfasanya n'umufrere bita Frere Marisaba, mushimira wagize uruhare mu gufasha impunzi mu bijyanye n'imyuga, aho twafashije abana basaga 200. N'uyu munsi tukaba dufite abandi tukiri gufasha, biciye muri groupe yindi na Credit nafatanyije na bagenzi banjye twise Thanksgiving. Ni groupe na creatinze nshingiye ku bantu twafatanije mu bikorwa by'uburezi mu ntara. Naravuze ngo n'abana bashoje amashuri bari muri diaspora, natekereje kuvuga ngo bano bantu ntabwo bagomba kuba scattered ngo bagende birangire, ahubwo ducreatinga group aho duhurira tukareba ko twafashijwe tubwe nta musanzu dushobora gutanga. So dufasha abana, uyu munsi dufite abana basaga 27 turi gufasha b'impunzi biga mu mashuri ya secondaire mu Rwanda, mu bigo cyane cyane bya science na vocational training, aho biga imyuga, biga ubwubatsi, abiga za electrical, abiga culinary art, ibi byose kugira ngo babashe kwigira. So nashinze uwo muryango rero Engineers for Humanity, ufatanya n'abantu batandukanye n'andi non-profit organization kugira ngo duteze imbere uburezi bw'umwana w'impunzi. Ariko ikindi kintu dukoraho muri concept ya Engineers for Humanity, dukora kuri project ya Public Health Engineering. Ubuzima twaciyemo mu nkambi, wasangaga abantu badafite ubwiherero buzima, sanitation ni ikibazo, amazi meza ni ikibazo, environment ni ikibazo, hygiene ni ikibazo. Narayibajije nse ko mu engineer ngiye n'uwuhe musanzu ushobora gutanga ku isi. Nshinga rero uyu muryango, aho no openinze na profit organization ikorera ahangaha muri Amerika, ariko mfite na social enterprise yitwa Engineers for Humanity n'ubundi consultant. Ni company ikora business, aho nk'umu-engineer dutanga consultants zitandukanye. Ukeneye kubaka inzu tugukorera amapla, tukagufasha gukora etude. Abantu bari muri diaspora, mu gihe wakenera kubaka inzu mu karere, kundi umumambere w'urugaga rw'aba-engineer, yaba ari mu Rwanda yaba no mu rwego rwa Afurika, the part y'aba-engineer ku rwego rwa Afurika, ku buryo izo consultants turazitanga, twakunguka tugafata percentage runaka tukayizana mu bikorwa by'ubugiraneza. Ndashishikariza rero abantu kugura kino gitabo, kudutera inkunga kugira ngo ibyo bikorwa n'ubundi bya engineering bikorwe, ariko tunatera inkunga abantu cyane cyane b'urubyiruko, dutanga akazi ku rubyiruko rw'impunzi kugira ngo byaguke, dufashe impunzi kwigira
biciye cyane cyane mu bikorwa bya engineering. Mu zindi project turateganya gutanga amazi meza yaba mu karere, kuvuga ngo mu nkambi, muri ziriya nkambi z'abadeplase mu tanari, twavuga tuse ni uwuhe musanzu ushobora gutanga kugira ngo twameriyore ubuzima bwabo, bitewe n'umuntu wagize ingaruka za conflict. Nanjye numva nifuza gutanga umusanzu mu gufasha byibuze mu kugabaniriza umutwaro isi no kugabaniriza umutwaro impunzi zihura nazo bitewe n'ingaruka z'intambara. Murakoze.